Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane bene data. Igitondo cy'umugisha, uyu mwanya mbanje gushima Imana impaye amahirwe yo kuganira namwe. Ngiye muri kumwe mubona kuri kamera zanyu, nitwa Bavuge Theogene. Ayo ni amazina yanjye, ariko ku identite yanjye cyangwa ku irangamuntu yanjye ni Bavuge Ndaruhutse. Rero njye muri kubona hano tugiye kugana ku ijambo ry'Imana. Ndi umwe mu bantu Imana yagiriye neza. Njya mbwira abantu ngo ikizakubwira umukozi w'Imana ageragezwa cyane, asimbuka impfu nyinshi, ariko ava mu bwiza ajya mu bundi. Rero Imana irandinze, Imana incishije mu ntambara nyinshi, ariko Imana iranabaye. Naramenye uyu mugabo nyiri umwana muto, ndi mu myaka 13, narababajwe cyane ngera ku ntego yo kwiyahura. Niyahuye inshuro 3 sinapfa, kubera urukundo rw'Imana, kubera imbabazi z'Imana. Naguye muri yororo mvamo ndi muzima. Ibyo ni imirimo n'ibitangaza Imana yagiye inkorera. Narorozwe ndarwara ngera kure, Imana aho hantu irahankura. Narakubiswe witwa na mukuru wanjye, muri wose ubise, ariko Imana ingira neza ndakira. Nagiye mpura n'intambara. Rero mfite ubuhamya bwo nise ngo kubaho n'ibanga ry'Imana. Gusa iki gitondo ntabwo nashatse ngo tuganire ku buhamya, ahubwo nashatse tuganire ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Iki gitondo rero ndagira ngo abafite Bible zanyu mufate Bibiliya, tuganire ku ijambo ry'Imana riri muri Yohana, igice, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cyawo cya 3, umurongo waho wa 2. Haravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi neza nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba ukari. Anishimwe cyane. Kandi ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko aboneye. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Yohana yagiye abwira bagenzi be, abahumuriza. Aravuga ati, bakundwa, ubu ngubu turi abana b'Imana. Bakundwa, nubwo tugenda ariko turi abana b'Imana, kuko dufite amahirwe yo kuba abana b'Imana. Hari uwaduhuje n'Imana, ariko ukuntu tuzasa n'ukuntu tuzamera n'ukuntu tuzaba duhagaze ntabwo ibyo birerekanwa. Icyakora hari icyo twabashije kumenya, hari icyo twasobanukiwe, hari iki turimo, nuko uwo twiringiye, uwo twizeye, munsi yerekanwa ari we Kristo, ukazaza asa natwe niko tuzasa. Hari amahirwe dufite tukimara kumenya ko turi abana b'Imana, tukimara kwizera Kristo, sinzi kugira ngo aya magambo muyumve neza, tukimara kugira ibyiringiro byo kwitwa abana b'Imana,
tukimara kumenya Kristo twahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Niwe yavuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ngo ariko ukuntu tuzasa ntabwo kurerekana. Ariko ikintu mpamya neza ni uko Yesu niyerekanwa, nitugira amahirwe yo kumubona ukazaba asa natwe, niko tuzasa. Naza yaka nk'izuba tuzaka nk'izuba, naza yaka nk'inyenyeri tuzaka nk'inyenyeri, naza aririmba tuzaririmba, naza acuranga tuzacuranga, naza arabagirana tuzarabagirana, na ukazaba asa niko tuzaba. Ayo makuru turayafite kandi ayo makuru arizewe. Bakundwa, nubwo tugeragezwa, nubwo duhura n'intambara, nubwo duca mu nzira y'inzitane, nubwo duhura n'ibigeragezo bishobora no kudushyira mu maboko ya Farawo, ariko duharanire kugira ngo Yesu niyerekanwa tuzasena. Bakundwa bene data, dufatanyije urugendo muri ibi bihe turimo bigoye, muri ibi bihe turimo biruhije, harimo indwara z'ibyorezo, harimo zaguma mu rugo nyinshi, harimo gukinga insengero. Ariko mumenye ko twebweho abafite amahirwe yo kumenya Kristo, twe turi abana b'Imana. Haza guma mu rugo, haza guma mu karere, turi abana b'Imana. Covid yabanyeye, turi abana b'Imana. Yakiyongera, turi abana b'Imana. Yafata Afurika n'isi yose, ariko ntabwo biri bukora ko turi abana b'Imana. Ahubwo mwebwe ngo ufite ibyo byiringiro, hagerageza kwiboneza nk'uko aboneye. Umwana w'Imana agira uko agenda, agira uko avuga, agira uko asa. Nagiye Uganda nsanga ku kirangantego cya Uganda kiri ku idarapo ni umusambi. Ariko ndasobanuza uriya musambi, uwuteye ibuye wenda bakakubona, cyangwa urashe gafata umuheto ukafora ukawurasa, arambwira ati waba urashe igihugu bakureba nawe bakugendaho. Ati kubera yuko uriya musambi niwe uri ku kirangantego cy'igihugu, niwe uri ku kirangantego cy'ibendera ry'igihugu. Barangije barambwira ati uriya musambi ni icyitonderwa. Rero reka mbabwire bakundwa, ubu turi abana b'Imana ku kirangantego cy'Imana, ku kirangantego cy'igihugu cy'ijuru hariho umuntu. Niyo mpamvu twebwe abana b'Imana dufite agaciro. Niyo mpamvu uyu muntu Bibiliya irambwira ngo n'ugerageje kudutunga urutoki ngo abakoze mu mbonisho ry'Imana, kubera yuko ku kirangantego cy'Imana hariho umuntu n'icyitonderwa. Niyo mpamvu ugerageje kurenganya mugenzi we akurikiranwa ndetse agirirwaho n'umuvumo. Ubu turi abana b'Imana. Nubwo intambara ari nyinshi, nubwo uhura n'ibigeragezo mwene data, ariko ndashaka kukubwira ngo umenye kuri umwana w'Imana. Gira uko ugenda, wirwana intambara z'amaboko, ahubwo rwana intambara zo mu buryo bw'umwuka. Fata igihe ubane n'Imana, ganire n'Imana, ganira na so mwene data. Uhamagare Imana, uhamagare ati papa ndi imbere yawe, naje umwana wawe. Ntabwo turi ibibyarirano, ntabwo turi ibinyenda. Yesu Kristo yaduhuje na data, ubu turi umwe muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Imana ibaha umugisha. Icyo nashaka kubutsa nuko turi abana b'Imana. Mugira uko mugenda kandi mugira uko musa, mugira uko muririmba. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge. Ubwugamo bw'umugara usamba itaruma giti cy'inganzamarumbo, we Nyamutetero wasenga amacumu ageze uwandabaga. Imana ihera mu gitondo ikiranuka izuba rikarinda rirenga. Tumaze kumva ijambo ryawe, reka Mwami Imana ritubere inkomezi, reka ritubere impamba n'urwego bizatugeze iwawe mu ijuru. Reka ubwiza bwawe n'umucyo bituzenguruke. Uwumvira ijambo ryawe wese yongere guhemurwa, yongere kwaguka. Urwaye akire, yaba urwaye kanseri, yaba urwaye umugongo, yaba urwaye amaguru,
yaba urwaye amaso, yaba urwaye umutwe, ndafunagura imbaraga z'amagini, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'abarangi, imbaraga z'abatwezi, imbaraga za nyabingi, imbaraga za nyaburezi, ndatwika buri mizimu, buri misangwa, buri misamizi, ndashazamo buri mbaraga mbi yose nka Satani. Ndahamagara ubwiza bw'Imana, umucyo w'Imana, ubutabazi bw'Imana, amavuta y'Imana. Uri Imana uhereye kera, uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri. Abantu benshi bagenda bahinduka, ariko we ntabwo urahinduka, uracyari data. Reka ukize uwumvishe ijambo wese, ukize indwara z'imitima n'imibiri, kandi ukize buri wese, ubuhumure ndetse umubohore. Urakoze Yesu kubyumvishe kandi uko kubasha n'iteka ryose urakira mu bikwiye. Amen.